Amahoro bene data nshuti z'umusaraba, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Reka nkwifurize kugira umunsi mwiza kandi umwami Imana arusheho kukwihishurira no kukunezeza aho uri hose. Kaze mu kiganiro Ruhuka, ndi mwene so Iranzi Alfred. Mu kiganiro Ruhuka cy'uyu munsi turi busome ijambo ry'Imana, turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu mu ivanjiri ya Yohana igice cya 15. Turi busome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaravuze ngo ni umuzabibu. Bibiliya yarambwiye ngo nta shami rishobora kwera imbuto ritari ku muzabibu. Ngo uko niko natwe bidashoboka ko twera imbuto tutari muri Kristo. Iyo turi muri Kristo niho kwera imbuto bishoboka. Ndibutse ikintu gikomeye nuko ntabwo umuntu yabasha kwera imbuto z'umwuka atarakira umwuka wera. Ntabwo umuntu ashobora kwera imbuto za gikristo kandi atarakira Kristo mu buzima bwe. Mu kiganiro Ruhuka cy'uyu munsi, ikintu nshaka ko tuganira ni iki kintu kivuga ngo iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Ishami ryose ryera imbuto aryanganyaho amahage. Amahage hari umuntu ushobora kutumva icyo ari cyo, ariko amahage ni ibisambo bitewe n'aho uri. Abahinga ikawa babyita ibisambo. Ngira ngo abahinzi b'icyayi bazi ko hari igihe kibaho cyo kukwicira ishyamba nuko n'urutoki nuko ndetse n'indi myaka. Ariko ijambo rivugitse neza ribisobanuye ni ijambo ryitwa ibisambo. Ibisambo ni amashami aza ku giti, ariko akaba mu by'ukuri atera imbuto, ahubwo akabuza nayo yari afite imbuto, akayabuza muri make akayakonsoma, ariko ari kuyakonsomera ubusa. Nta kintu mu by'ukuri ayo mashami azigera atanga. Rero Yesu yaravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Hanyuma ishami ryose ryera imbuto, iryera imbuto aryanganyaho cyangwa se atemaho cyangwa se akuraho ibintu byose bishobora kuribuza kwera imbuto. Nshuti muvandimwe ukurikiye ikiganiro Ruhuka cy'uyu munsi, uganire n'umutima wawe. Ikintu cyose, ihage iryo ari ryo ryose riza rigahungabanya ubusabane bwawe n'umwuka wera, bigatuma ubusabane bwawe na Yesu buzamo agatotsi, icyo kintu ni ihage. Ni ihage, kandi wemerere umwuka wera, wemerere Kristo arikate, arikureho kugira ngo ubashe kwera imbuto nyinshi. Ihage ryitendeka ku muntu, ihage rirakunyunyuza, abantu tukajya tukubona uhagaze, ariko ubuzima bwawe, ubuzima bw'ubusabane na Yesu bwaratakaye. Iryo hage rero, kubera ko Yesu yifuza ko urushaho kwera imbuto nyinshi, kuko yifuza ko ubusabane bwawe nawe burushaho gufata indi ntera, kubera ko agukunda, iryo hage ashaka kurikuraho akarikataho. Ihage rishobora kuba ikintu wahaye umwanya munini cyane mu buzima bwawe. Ihage rishobora kuba umuntu. Ihage rishobora kuba ibikorwa ukora
ihage rishobora kuba amagambo, ihage rishobora kuba ibiganiro. Ihage ikintu icyo ari cyo cyose kiza kikakubuza kwera imbuto za gikristo, ugahora ubishaka, ugahora ubigerageza, ugakoresha imbaraga n'uburyo bwose bushoboka, ariko ihage rikanga rikakubana ihage, rigatuma utera imbuto. Yesu kubera yuko agukunda kandi yifuza yuko wera imbuto kandi nyinshi, kandi izo mbuto zikagumaho, ashaka kukumanyuraho, ashaka gukuraho iryo hage, kandi umwemerere arikureho, urusheho kwera imbuto. Icyampa iri jambo rikagira ububasha mu buzima bwawe, cyampa iri jambo rigacengera rikinjiraho mama wawe atabasha kugera, cyampa iri jambo rikinjira aho umushumba wawe atinjira, cyampa iri jambo rikinjira aho abantu mukorana, muturanye, mwirirwana bo batabasha kwinjira, kuko bafite, twebwe abantu hari ukuntu tugira aho tugarukira, ubundi habaho ibintu bikomeye ku buryo usanga niba ari ikintu kibabaza ni ukuba abantu bashobora kukwita izina wowe utakihamagara, abantu bakakwita izina wowe udashobora kwiyita ukurikije ukuri k'umutima wawe. Iryo ni ihage my friend, iryo ni ihage riri mu buzima bwawe, ni ihage ryitambika hagati yawe n'ubusabane na Yesu, ariko umwemerere iryo hage aryanganyeho, arikureho, kugira ngo ubashe kwera imbuto nyinshi kandi imbuto zigumaho. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Mwuka Wera aherekeze iri jambo ribashe kugira ububasha, ribashe gukora umurimo waryo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.